Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mu makuru y'Intare Official. Mwebwe mukunda Intare Official, turavuze tuti nanone twongere tugaruke hanyuma tubagezeho amakuru agezweho. Ni muri aya masaha mu by'ukuri navuga ko ari igicamunsi, aho amakuru akomeje kugenda yiyongera muri access zigiye zitandukanye, cyane cyane muri Kivu y'Epfo. Ibintu bikomeje kuba chambarde, ibintu bikomeje mu by'ukuri kutoroha, aho kugeza amagingo aya ngaya nk'uko umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yabyemereye yuko M23 yamaze kuba yigarurira uduce tugiye dutandukanye. Amakuru rero ari kutubwira ko hari utundi duce tugeze muri tubiri twamaze kuba atwigarurirwa tayari na M23. N'uduhe duce twamaze kuba tombe, ni ukuvuga ngo harimo uduce kugeza amagingo aya ngaya turimo Ezege ndetse n'agace ko bita Muhabwe. Uduce tubiri tumaze kuba tombe deja twigarurirwa na M23 nyuma yuko umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi abyiyemereye. Tugiye kubigarukaho tubabwira uko situation yagenze, hanyuma tugiye kugaruka ku mirwano n'ubundi yakomeje mu by'ukuri kugeza amagingo aha ngaho abasirikare bakomeje gutabaza bavuga ko ibikoresho byabashiranye. Ni muri teritware ya Walungu. Turababwira iyi teritware ya Walungu dore ko ari imwe muri teritware ndetse tuzi ndetse tunasobanukiwe. Yego, ni teritware tuzi kandi dusobanukiwe muri rusange, nayo turaza kuyibabwiraho neza cyane. Igizwe na sheferi ebyiri, turababwira na groupement zigize ndetse tubabwire byimazeyo pourcentage cyangwa se uko ahamaze kwigarurirwa na M23 ko hashobora kuba hangana. Hanyuma turaza kuba tubabwira inkuru ya ADF Nalu. ADF nayo yamaze ADF Nalu, yego, ADF Nalu, yego, yes. ADF Nalu nayo yakoze agashya ahitwa Mboga, ni muri teritware ya Irumu. Turababwira uko situation uko byaje kugenda. Hanyuma turababwira Mobondo nayo yagabye igitero ku munsi w'ejo, cyongeye nanone cyasubiriye. Biravuga ko Mobondo nanone iri kurasira muri komine ya Maluku. Turaje tubabwire ibyaho, ni mu murwa wa Kinshasa. Urumva ko urugamba rwakomeje muri capitale congolaise. Hanyuma tuze kuba tubabwira n'inka zasahuwe muri teritware ya Masisi. Yes, nizere ko rero turi hamwe mwebwe mudukunda. Nk'ibisanzwe nge ndi Rafiki Kijana Machachari, mugenzi wanjye Clever Bemba nawe ntabwo turi kumwe muri aya makuru, ariko yagiye kuba ajya mu zindi nshingano z'Intare Official. Intare Official turi bagari, turi umuryango mugari, hari n'izindi gahunda ziba zigomba gukurikiranwa kugira ngo n'ubundi bintu bikomeze kugenda neza. Munyemere rero dutangire muri teritware ya Walungu. Teritware ya Walungu kugeza amagingo ya benshi bari kugenda bavuga bati ese amakuru twagiye tubona y'abasirikare bafite imbunda baziritseho amoya imbere, baziritseho ibintu, bafite n'imiti, bimeze biti ko bavuze ngo barinzibira? Ese iriya ni video imaze iminsi. Iriya video mwagiye mubona ni video ya je crois avant-hier, ni mu minsi yashize, ariko noneho byimazeyo uretse kuba ari ejo bundi hashize ku mirwano n'ubundi yaberaga Kanyola, ariko nyuma yaho baje kuva hariya muri Nzibira mw'abantu mwe. Nzibira nagerageje kubara iri mu birometero hafi 85 uvuye mu mujyi wa Bukavu, uvuye aho bita ku essence. Kubazi ku essence uhavuye ushobora kubara ibirometero 85. Rano urugendo nagiye ndetse amahirwe ku mihanda, ni imihanda itari myiza, ariko haba hari kilometrage ushobora kumenya kuva ati maze kugenda hangana hati. Kuko uragenda ushobora kuva hariya mu gitondo saa 2 ukagera muri centre ya Nzibira saa 9 cyangwa se saa 8 n'igice. Urumva urugendo uba wagiye uko ruba rungana. So ni urugendo rurerure cyane, ntabwo ari ukuvuga ngo narabibwiwe cyangwa ngo ndi kurebera kuri map. Hariya ndahazi cyane, ndahazi. Hanyuma Wazalendo mu by'ukuri kugeza amagingo aya, murabizi ko ku munsi w'ejo uyu bita Didier Kabi yaje gutangaza akavuga ko M23 yinjiye muri Kanyola, ikinjira mu gace ka muri groupe ya Mulamba,
utwo duce yavuze twinshi none ikaza n'agace kitwa Kiruko none ikatwigarurira none ngo imaze kutwigarurira ngo bo ngo bavuyemo ngo kubera kwanga les dégâts collatéraux cyangwa se ibibazo ngo bashobora guhuriraho abaturage bashobora gupfa amasasu ngo rero ngo twebwe twabonye ko ngo abaturage bashobora gupfa twebwe nka FRDC ndetse na Wazalendo duhitamo kuva mu birindiro ibyo bintu ntabwo ari byo bantu banje amakuru hari nuko bakubiswe ndetse ngo hakoreshejwe drone kamikaze muri record dufite z'abasirikare ba FRDC amakuru yatubwira ko ngo izi Wazalendo benshi ngo mu by'ukuri ngo bari kugenda bahunga bari kuva muri ziriya axe ngo bagahunye bagatraversa Nzibira bakerekeza kuko urareba ugeze Nzibira ubundi imbere ya Nzibira swa uretse kujya za Kigurube n'amashyamba ushobora uciye ibumoso ugasa n'usubiye inyuma gato ukongera ugafata umuhanda ugeze muri Walungu ugafata umuhanda wa Walungu centre ushobora kujya za Kamituga ariko ukomeje muri iryo shyamba ryo bari kwerekera murenze Nzibira ubu ushaka gutraversa iyo parke wagenda iburyo bwawe cyane ugahinguka muri Warikare wakomeza ibumoso bwawe atari ibumoso bwawe cyangwa se direction y'imbere yawe ugahinguka Maniema mu misozi ya za Maniema ikindi nuko nguko situation imeze niko ikirere cyestaye njye ndi kukibashushanyiriza nk'umuntu ukizi nuko nguko cyestaye so ngo barimo kuhunga bava hano za Nzibira batraversa bagenda berekeza Maniema kugira ngo barebe bagera ikindu bakabona ikibuga cy'indege urugamba bagahita bagira bate bagahunga bakerekeza n'umundi ikinshasa nakurikiranye record iri mu Ringara imusirikare wabwiraga abagenzi babo abasobanurira ngo ukuntu ngo bari kuraswa cyane ngo bikomeye ngo ndetse ngo babuze munition ngo munition bazate ibintu byinshi ari kuvuga ngo ndetse ngo adversaire ngo ari gukoresha ngo drone kamikaze kandi koko ngo zarabarashe ku rwego rudasanzwe nako kuri urumva ko rero icyo ari cyo cyabahabuye ndetse kikanabatera n'ubwoba so nuko bimeze ni ibyo ngibyo hanyuma Nzibira kugeza amagingo ya nubwo haba hakiri umusirikare ngewe naganiraga n'umuntu uri ambwira ati Nzibira ngende ndukuvugisha ndi Nzibira hanyuma indi mirwano ikaba yongeye igasubira muri axe ya Mulamba ariko kandi ukabona ko Mulamba nayo ari ibice by'amashyamba uretse utwo dusantere turi ku muhanda aduyeshobora kuva muri santere agahungira mu misozi yaba ari muri misozi yaba ari kukurasa uri muri santere cyangwa se mu bihuru bikumvikana ko imirwano ikiri kuhabera ariko ubundi duce answa tuba twabaze ko batombe nubwo tuba tutari twaba libere wenda ngo abaturage bumve ko batekanye cyangwa se bari gukontororwa n'umuntu runaka so kugeza amagingo ya Nzibira irimo 23 Kanyola nuko bimeze za Bwahungu n'utundi duce tugiye dutandukanye twose turimo MV3 gusa icyo nshobora kugarukaho isomo ryatangiye wanga Walungu riri gutuma n'abandi basirikare bataza ku rugamba kandi biravuga ko ngo bashobora kuba amacancuro n'ibiki ariko amakuru twe dufite kugeza amagingo ya nuko bose mu by'ukuri bisa nkaho byamaze tayari kubananira hanyuma bakaba bahawe ngo isomo rikomeye cyane bakaba bari gutabaza bavuga ko ngo barashweho ngo na za drone za kamikazi bikavuga ko Nzibira kari agace kabaherezaga ubundi Nzibira hari aka aerodrome hari akabuga k'indege gatoya kagwagaho kajugujugu swati ziturutse Kisangani zishobora guturuka Warikare zishobora guturuka Kisangani zishobora guturuka mu Burundi zishobora guturuka Kindu ibikoresho bikaza bikabageraho ubu ngubu rero 23 yashatse gufunga hari ubundi ushobora kwibaza utese kuki 23 yerekeye muri ziriya nce yagiye hariya kuko hari kugwa helicopter kuzana ibikoresho bikomeye noneho bikaza kugwa ibitero ndetse na za Nyangezi zikaza zishobora kwibasirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi pourquoi uretse Nyangezi pourquoi hano muri Kabare Kanyura parke akawuzi biega bagayuka muri Kabare n'ubundi bakagaba ibitero bikomeye cyane so amakuru hari rero nuko 23 yashatse kugira ngo ifunge kare hariya kuko bakuze kwandika mu makuru yabo bakavuga bati twebwe tuba twagiye kuzimya tubaze gucecekesha imbunda aho ziturasa ziturutse so imbunda n'umango zibarasa ziturutse ku kibuga cy'indege kuri aerodrome rero yamutsifashwe setu nukuvuga ngo ibindi bikoresho bazajya barwana nkuko muri rucuro bigenda ubundi birangire nta mbaraga bafite nta base arrière so ndumva wenda ibyo ngibyo bishobora kuba bisobanutse wenda icyo nshobora gusobanura kuri territoire ya Walungu
teritwari ya Walungu igizwe na sheferi ebyiri, ifite sheferi ebyiri gusa. Nababwiye ko subdivision ya teritwari ibiri en sheferi cyangwa en secteur, munsi ya secteur cyangwa sheferi hakaba groupement, munsi ya groupement hakaba localité, munsi ya localité haba ibyo bita manotabilité cyangwa se ama village. So ntekereza ko rero wenda iyi Walungu kugira ngo abantu bayumve neza igizwe na sheferi ebyiri, ariyo sheferi ya Ngweshe na sheferi ya Kaziba. Sheferi ya Ngweshe y'ubwayo yonyine ifite groupement 16, 16 groupement. Sheferi ya Kaziba y'ubwayo yonyine ikagirwa na groupement 15. Zose hamwe urumva teritwari ya Walungu igizwe n'amagroupement 31. No 31 groupement 31 nizo zigize teritwari ya Walungu. So urumva wenda nibyo amalokalite wenda sinavuga yashobora kuba ari menshi, ni mwubwo buryo wenda amazina yabyo dushobora kuzagenda tuyagaruka, ariko wakwinjira wagera muri Walungu wanswa nyuma yuko mama 23 yinjiyemo ugasanga M23 isa nkaho yamaze kwigarurira nka 85 cyangwa se 80, wenda reka mvuge 80 na 85 bya teritwari. Ayo magroupement yose bagiye bayakandagiramo, kuko urumva niba ndi kukubwira ko bavuye Bukavu bakaba bageze Nzibira akaba ari mu yindi teritwari mu birometero 80, nawe ushobora kwibaza iyo intervale iri hagati aho ngaho uko ingana, amagroupement uba wanyuzemo n'amasheferi uba wanyuzemo uko abangana. So ntago barayigarura yose, ariko kugeza amagingo bafite icyicaro cya teritwari, bafite amagroupement menshi uretse uduce tumwe na tumwe batarakontorora. Ubu amakuru angeraho cyangwa se amakuru mfite nuko bari kuyikontorora hafi ya yose. Vuze ko bari kuyikontorora nkuko bakontorora Amasisi, ntago naba nibeshye kabisa. So ngayo nguko rero tukiri muri Kivu y'Epfo, ngiye guhita ngaruka gatoya mpite nsimbukira muri teritwari ya Karehe. Teritwari ya Karehe ni imwe muri teritwari nayo yagoye cyane, yagiye ubundi hari umugabo bitaga General Autoproclamé Bahigi Answa, niwe M23 ikinjira igitambuka yari yemeye gukorana nayo. M23 iramureka, ntiyamuhiga, ntiyamurasa, baradvancinga bajya muri Kabare, barakomeza bajya muri Sud Kivu. Uyu mugabo rero Bahigi wari wagaragaye kuko ntago yarafite ibikorwa bibi. Bahigi ntago yigeze arya inka y'umuntu, Bahigi ntiyigeze akora ivanguramo, Bahigi nta muntu yigeze afungira ubusa cyangwa uko akundi guhohotera abantu ngo abice ngo uko yiboneye. Ntabyo yigeze akora. Kuba atarabikoze rero byatumye mama 23 imugirira icyizere, ndetse inamunyuraho, ntiyamurasa, iramureka, avuga ati n'ubundi weho uri standby, wewe tuzagushyira no mu zindi ngabo kuko witwaye neza nk'umuntu w'umuzalendo. Uje naye Bahigi mama 23 imaze gukomeza igiye kugera hafi ya za Kamanyola, nibwo yongeye guhabwa amafaranga na bamwe mu badepite b'i Kinshasa, atangira kugaragaza ko adafatanyije na mama 23. Uko byaje kuba rero Bahigi yahise atangira ava muri Karehe centre, ibundi yari kujya atembera nta kibazo, ntacyo bitwaye kabisa. Byabaye ngombwa ko yegera mu shamba atangira guhangana na mama 23. Uyu mugabo rero udafite icyaha na kimwe, keka ko hari shobora kuba mwumvise video za G5 cyangwa se PC w'icyama ari we Colonel Nsabimana, avuga ko ati Bahigi ntacyo tumwagiriza, Bahigi ntacyo tumushinja, nta cyaha yakoreye abaturage, naze areke nk'umuntu w'umusaza kuko arakuze, areke kuzunguruka muri biriya bishyamba, aze ntacyo turi bumutware. Ejo bundi niko Colonel Nsabimana yabivuze. Rero nyuma yo kuvuga mu magambo yose, amakuru ari kutugeraho aka kanya ari kutubwira ko abasirikare biwe bageze kuri 300, ariko we atarimo. Abasirikare biwe bageze muri 300 bamaze kujoininga mama 23. Ndakeka ari video mwabonye iri gusirikira henshi, iri kugaragaza Colonel Nsabimana avuga ati murabureba ati nk'uyu mwana. Muri abasirikare biripotinze harimo abana mu by'ukuri bataragira n'imyaka 10 n'ingahe, aribo yahoze yamagana, avuga ko iriya niba koko ari leta ikwiye kurengera kuvugira abaturage, ntabwo yakabaye ishyira abana mu gisirikare. So uko bimeze 300 biripotinze i Karehe kubera mu by'ukuri biravuga ko icyambere imibereho mibi,
muri ariya mashyamba bayeho nabi, basa nabi, bafite ibibazo byinshi. Icyo ngicyo wenda nicyo dukomeje kugenda wenda twagarukaho. Ikindi dushobora kuvuga ni uko n'urugamba rukomeje kumunanira. Ntabwo M23 yamugiriye imbabazi, niko nabyita, kuko uko numvise Colonel Nsabimana ari kuvuga mbona ari nk'imbabazi yaba yaragiriwe. So nguko uko situation imeze ahangaha. Gusa ntabwo turi buze wenda gutinda ahangaha, ariko turasa nk'abasubiye n'ubundi muri Walungu. Muri iki gitondo cya karekare uduce tubiri turimo groupement ya Ezege ndetse n'agace ko bita Muhabwe. Ezege na Muhabwe ni uduce tubiri twamaze tayari kujya mu maboko ya M23 muri iki gitondo. Ni muri territoire ya Walungu. Iyi Ezege yo ni groupement, ni imwe muri groupement zigize sheferi ya Ngweshi. Yes, muri za groupement 16 ni imwe muri yo kugeza amagingo ya nayo yamaze kuba yigarirwa n'ibiro byayo tayari bya Ezege, bya Zege. Na Muhabwe naho hakaba hamaze kwigarurirwa. Iyi groupement ikabihana imbibi na groupement ya Muramba. Groupement ya Muramba nayo ihana imbibi n'iyi ya Ezege. Urumva bavuye muri Muramba, kandi Muramba haracyumvikana nk'urusaku rw'abasasu, bageze muri Ezege. Nindi groupement ndakeka wenda murankurikiye neza cyane. Babandi bambwira ngo ese ngo kurikirana neza ngo bimeze bite, ngo ibyo ngo ko numva za Kanyora, izo za Kanyora na amateka. Na amateka za Kanyora za Muramba na amateka, uretse kuza kuhagaba ibitero gusa, nta gahunda yo kongera kuba bavuga ngo bahigarurira. Gusa wenda icyo dushobora kuganaho nanone, wenda turi gusa nk'abari kwerekera ku yandi makuru tuva muri Kivu y'Epfo. ADF naro twavuye iriya, gusa amakuru mfite nuko muri Rubero M23 yamaze kuadvancinga kuri iriya Cote la Kiste, cyangwa se yari ku ruhande rw'amazi. M23 yamaze irimo iradvancinga iri kwerekeza Cyavinyonge. Ayo makuru yo namaze kuyabona, drone yanjye hari yambwiye ati nta mirwano atariko ya axe ya za Lunyasenge ndetse no ku rundi ruhande hirya rwa Kisaka. M23 isa niyegeye imbere kuko nta forces zari zihari, nta forces za FARDC zari zihari. Forces zabo zose zari ziherereye muri axe ya Cyavinyonge. So we twerekeye muri Beni, ADF nari komeje gukora amabara, nk'ahitwa nko ku munsi w'ejo nababwiye agace kitwa ni mu kanya, ahubwo ni ku kindi kinyamakuru nariho mu kanya, aho navuze ko cyangwa se hari inkuru nagarutseho yaho ADF naro yakoze ambiscade y'akataraboneka, ambiscade yo ku rwego rwo hejuru, iza gutega abantu, ni muri axe ya Hera. Ndabona hari aho muri turi nkabona muri turi. Gusa wenda icyo nshobora kuvuga ntangiriye muri turi, muri province ya Ituri, muri gace ko bita Irumu no muri Jugu, mu ijoro rya tariki 10 zishyira 11 n'uyu munsi, abaturage batewe na Kodeko ndetse na ADF muri territoire ya Jugu, muri sheferi ya Bahema Baguru, muri groupement ya Jako, mu gace ko bita Ndahura. Aba bakodeko rero ngo bisha abantu 6, abandi 4 barakomereka, batwika n'amazu. Naho muri territoire ya Irumu, mu gace ko bita Boga, naho ni muri sheferi ya Bahema Boga, hafi y'umujyi wa Bunya. ADF naho mu by'ukuri yishe abaturage ndetse twikana nanone n'amazu, ishimuta n'umukobwa. Ni muri territoire ya Irumu, aho abageze kuri 4 bivugwa ko nabo bahitabiye Imana. Umva ni ikibazo gikomeye cyane. Ni muri centre ya Kinyanzozo, muri centre ya Kinyanzozo. Umva ko mu by'ukuri ari ibintu bitoroshye kugeza amagingo yangaya. Hanyuma icyo dushobora kugarukaho kuri cya gitero gikomeye cyane cya Kinshasa, Mobondo.
abitwa ba Mobondo bakomeje mu by'ukuri n'uyu munsi bakomeje urugamba rwabo. Amakuru arambwira ko igitero cyagabwe muri komine ya Maluku muri quartier ya Muakana, muri quartier ya Muakana ni mu mujyi rwagati ya Kinshasa. Izi Mobondo answa ubundi izi Mobondo ni abaturage bakomoka muri nabo muri Ntuza, nabo muri Maindombe, abangaba nabo muri Maindombe bari kurwana na FARDC. Bivugwa ko abangaba abafashwemo bari kuburana, biravuga ko iyi Mobondo ngo iterwa inkunga na Joseph Kabila, ngo ziterwa inkunga na Joseph Kabila. Nibyo bigenda bivugwa, gusa icyo nshobora wenda kutavuga nuko bari abaturage bo muri biriya bice baba bashaka ibijyanye n'ubwami, bati ni twebwe bakutimye, ntabwo mugomba kuyobora iwacu, ibintu nk'ibyo byaba Mobondo. Ugasanga bari marginalize ariko kandi ari abakutimye. Ugasanga rero kenshi na kenshi bari kuvuga bati twebwe dushaka kuba twebwe turi abakutimye answa. So ukuva ko ariko ikibazo kugeza amagingo aya ngaya gihagaze. Wenda icyo nasorezaho nuko icyo nshobora kuvuga nuko urugamba rukomeje muri Sud Kivu, ndetse n'iby'ibiganiro bisa nkaho bitakiri kuba. Ibindi wenda turagenda tubakurikiranira kabisa. Gusa hari umuvandimwe uri hariya aho bita Katana kwa Bahati Lukwebo Modeste, uyu mugabo inzu yiwe iri gusahurwa byo ku rwego rwo hejuru cyane muri Katana. Kandi biragaragara ko abasirikare babaretse, bashobora kuba babaretse bati n'ubundi se ubu Bahati Lukwebo ni ministre, ni vice perezida wa Sena, maze igihe kirekire ku ministere n'ibiki, umukobwa we nawe ejo bamugize ministre. Tshisekedi sinzi kabisa, gushaka gukiza umuryango mugacira ko umuherwe mu gihe abakongomani baba bake. Lukwebo usanga afite amazu za Paris arusha amazu meza na ba Macron. Hano babaherwe cyane, ugasanga papa ni ministre, umwana we ni depite, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibyo rero buriya busahuzi buri gukorerwa hariya Katana kwa Bahati Lukwebo, ntegereza ko abasirikare batabona abaturage bashonje ngo nibarangiza ngo bababwire ngo mureke ngo kwiyibira kwa Lukwebo, wowe kwa Tshisekedi ushobora kubareka bakiyibira kabisa. Yewe niko ndi kubibona. So reka nsoze, ndashoje. Bakunzi bacu, nyamura mukore subscribe, share and comment, byaba iby'ingenzi cyane. Hanyuma tubashimire, tuzibararikira andi makuru yacu ari buze kuza mu kanya kari imbere. Turaba turi hamwe, Bemba kabisa muraba muri hamwe nawe, turaza kuba tuyabagezaho muri rusange. Zari breaking news z'aya masaha. Nakuze cyane amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.